Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Yezu Kristo aradukunda. Tugeze kuwa gatandatu w'icyumweru cya 31 tariki 6 Ugushyingo 2021. Isomo rya mbere ryo muri Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 16, umurongo wa 3 kugeza kwa 9, uwa 16, uwa 22 kugeza kwa 27. Bavandimwe, mutashye Prisca na Aquila, abafasha banjye muri Kristo Yesu. Abo nibo bishyize mu kaga kugira ngo barwane ku buzima bwanjye. Si njye nyine ubashimira, ahubwo na kiliziya zose z'abanyamahanga. Mutashye na kiliziya igiteranira mu rugo rwabo. Mutashye inshuti yanjye Epayineto, we muganura Aziya yahaye Kristo. Mutashye Mariya wabavunikiye cyane. Mutashye bene wacu Andirokini na Yuniya, twasangiye umunyururu. Ni intumwa z'ibirangirire kandi babaye aba Kristo mbere yanjye. Mutashye Ampiliyato, inshuti yanjye muri Nyagasani. Muntahirize Urubano, umufasha wanjye muri Kristo, ndetse na Sitaki, inshuti yanjye. Nimuramukanye mu nhoberano mutagatifu. Kiliziya zose za Kristo zirabatashya. Nanjye ndabatashya muri Nyagasani. Njye Teritiyo wanditse muri uru rwandiko. Arabatashya Gayiyusi uncumbikiye njye na kiliziya yose. Arabaramutsa Erasto, umubikamari w'umujyi, n'umuvandimwe Kowariti. Niyasizwe Imana ifite ububasha bwo kubakomeza bihuje n'inkuru nziza nabashyikirije, namamaza Yezu Kristo nkurikije iyobera ryari ryaracecetswe kuva kera kose, ubu rikaba ryarahishuriwe abanyamahanga bose, ikagaragarira mu byanditswe by'abahanuzi. Nguko uko Imana ihoraho yabigennye kugira ngo nabo ibageze ku kwemera bayumvire. Imana nyir'ubuhanga nihabwe ikuzo muri Yezu Kristo, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 145. Nyagasani Mana yanjye, nzasingiza izina ryawe iteka ryose. Buri munsi ndagusingiza, noge izina ryawe iteka ryose. Uhora ni igihangange, akaba rwose akwiriye gusingizwa. Ubwamamare bwe ntibugereranywa. Kuva mu gisekuru kugera mu kindi, bazibukiranye ibyo wakoze, bamamaza ibigwi byawe. Nzajya ndondorera abandi ibitangaza byawe, mvuge ikuzo ryawe ry'urukerereza rijyana n'ubwiza bwawe. Uhora ibiremwa byawe byose nibyo bigushima, abayoboke bawe bagusingize. Bazarate ikuzo ry'ingoma yawe, batangaze ubushobozi bwawe. Nyagasani Mana yanjye, nzasingiza izina ryawe iteka ryose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 16, umurongo wa 9 kugeza ku 15. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati: reka rero mbabwire, ayo matide y'amafaranga nimuyashakisha inshuti, kugira ngo umunsi mwayabuze izo nshuti zizabakire aho muzibera iteka. Udahemuka mu bintu byoroheje ndahemuka no mu bikomeye, nawe uhemuka mu bintu byoroheje ahemuka no mu bikomeye. None se niba muterekana ko muri ndahemuka mu matindi y'amafaranga, ninde uzabashinga ifite agaciro k'ukuri? Niba kandi muterekanye ko muri ndahemuka mu bintu bitari ibyanyu, ibibagenewe muzabihabwa nande? Nta mugaragu ushobora gukorera abashebuja babiri. Azanga umwe akunda undi, cyangwa azibanda kuri umwe asuzugura undi. Ntimushobora gukorera Imana na bintu. Abafarisayo bikundiraga amafaranga, bumvise ibyo byose baramukwena. Yezu arababwira ati: mukunda kwigira intungane mu maso y'abantu, ariko Imana izi imitima yanyu. Koko icyo abantu baha agaciro nicyo kiba kigayitse mu maso y'Imana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Koko icyo abantu baha agaciro nicyo kiba kigayitse mu maso y'Imana. Bana b'Imana, nimukomere kuri Kristo, kuko ntawukorera abashebuja babiri. Amasomo y'uyu munsi aradufasha gukoresha neza ifaranga. Aho tuza kuzirikana kuri ba databuja cyangwa kuri databuja nsabwa gukorera neza, ni uwuhe? Ibaze nanjye nibaze. Uzi ko abo bosi bamwe bashobora guhinduka abacakara? Kandi byaba abacakara bande? Abacakara baba bandi bari baracakaje ibintu bikabaramverise, bosi akaba yahinduka umucakara.
aha umunsi nakwibaza nti ni ubuhe bwoko bw'amafaranga mfite anshakaza? Ese ubundi yewe nkorera nde? Ninde umpatse muri iyi minsi? Ese namera nk'umunyarwanda ugira uti mpatswe n'umugabo? Uwo mugabo ni Yezu cyangwa ni inshoreke? Ni icyubahiro? Ni ubutegetsi? Ni ifaranga? N'abandi babosi benshi b'abandi banyibagiza Imana? Komeza ubyibazeho. Mu isomo rya mbere turumva umugaragu w'Imana Pawulo mutagatifu mu gusoza ibaruwa yandikiye Abanyaroma tumaze iminsi twumva ukuntu Pawulo yashoboye gukorera shebuja Yezu Kristo akamugarura imbaga y'abanyamahanga. Twumvise aho Pawulo yose yagiye anyura muri uku gusoza nyine la conclusion, akababwira nyine umutwaro umwe Yezu Kristo bagomba gukorera mu ndamukanya ari kubaha. Iki kikaba ari ikimenyetso simusiga cy'aho wanyuze neza. Ubwo Pawulo asuhuza abantu b'ingeri nyinshi nk'uko twabyumvise, agasoza asingiza Imana agira ati Imana nyir'ubuhanga nihabwe ikuzo muri Yezu Kristo uko ibihe bigenda bisimburana iteka. Amen. Ntako bisaba bavandimwe gutangira imirimo yawe, ubutumwa, akazi, ukagatangira nka Pawulo, ugatangira usingiza Imana, ukazarangiza muri Nyagasani n'ubundi umusingiza. Usingiza Imana bitarava mu kanwa kawe. Icyo ni ikimenyetso cy'uko Imana ari bose wawe, niwe uri kuri centre. Imana niyo ukorera, niyo iguhatse. Mu gitondo, saa sita na nimugoroba, Imana ukaba uri koza ku munwa wawe ibisingizo. Nk'uko n'umuririmbyi wa Zaburi uyu munsi abigarukaho mu gisingizo agira ati Mana yanjye ndasingiza izina ryawe iteka ryose. Amen. Guhora dusingiza Imana iteka ryose buri munsi. Ese mukristo muvandimwe, bose wawe yaba ari Imana se wa Yezu Kristo cyangwa yaba ari faranga, l'argent? Ushushanya abakire mu byaha, mu mwanda, aba bose muri rya dini mbanguhe, muri rya shyiramo ngo ntacu ubusa, mbese babandi bose bakugose bakakwigarurira bakakugota. Mu ivanjiri y'uyu munsi, nyuma y'uko ejo Yezu yasabye abigishwa kuba inyangamugayo, de bons gérants et bons serviteurs, kuba abanyabintu beza mu byo bashinzwe, uyu munsi Yezu aradusaba gukoresha neza amafaranga. Ati ntimushobora gukorera Imana na bintu. Ese ngewe nkoresha amafaranga neza akamfasha kubaho ndetse no kubeshaho abandi, gufasha abandi, akamfasha kwegera Imana? Cyangwa uko ngenda nyarundanya buhoro buhoro niko ndushaho gusandara no guhunga Imana? Niya mvugo utitonze yakuzurizwaho aho bagira bati l'argent est un bon serviteur mais est mauvais maître. Ifaranga no kwitonda. Burya amafaranga ni ngombwa mu buzima, adufasha kubaho dutunga imibiri yacu, bityo akadufasha kurangiza bimwe na bimwe mu byo dukenera, no besoin. Iyo twakoresheje neza aradufasha mu buzima, ubuzima bukarushaho kugenda neza. Tukayakoresha icyo gihe dushakamo inshuti, umubano mwiza n'ubusabane mu bana b'Imana. Ariko nanone iyo twayegamiyeho tukayahengamiraho, tukayashakira de gauche à droite, de haut en bas, tukayashakira epfo na ruguru, kuzimu hatabuze kandi byaba kwa Sekibi, tukayakora kwa shitani mu buriganya, mu gusahura, mu gusesagura, kwiba, guhuguza, ubugambanyi n'ibindi byinshi bibi. Twarinze tukayakoresha nabi mu ngeso mbi, uburaya, ubusinzi, ubusambo, ubujura, kuriganya, kwicisha abandi, kugambanira abandi n'ibindi byaha bigurwa amafaranga. Bamuzi ko ibyaha bigurwa amafaranga, tugatangamo amafaranga. Kwica, gukuramo inda, amafaranga. Kwiba ni amafaranga. Birangira no kudufasha ugaturindagije, tukagohayo tukaba twanagusha n'amazuru, tukaba iki? Abacakara b'amafaranga. Yezu rero uyu munsi akatugira inama ati nta mugabo ukorera abashebuja babiri, azanga umwe akunda undi. Amen. Ese njyewe umukristo niriwe njya gushakira muri abafarizayi ngo bakundaga amafaranga, ubu ahandi ukumeze amafaranga mfite aramfasha, aranzamura cyangwa aramanura, arampatse, arankoresha, akanyobora? Ese nkoresha nte amafaranga mbona? Wasanga se nyatwikiriza ibyaha ngo nihishire, ngo ntibizagaragare, ngo ntihazagire ubimenya, nkabimenamo ibifaranga ibyaguye, urufaranga rutubutse. Kubera iki? Yitwaza ubutegetsi, ubuyobozi, icyubahiro, ifaranga ry'icyubahiro. Babyeyi, ese ye ni Imana yanyigaruriye cyangwa ni amafaranga? Abagore, abagabo, abasore, inkumi, abo bose mu rwego rw'amafaranga. Ku ruhande rumwe hari Imana, ku rundi hari ibintu. Wahitamo iki? Wahitamo nde? Wahitamo ko umugaragu wande muri abo bombi, Imana cyangwa ibintu? Ese wagize ngo amafaranga ni mu madolari gusa, amanyarwanda, amazayire, amayero n'ubundi bwoko bwinshi warondora? Oya, amafaranga ari kwinshi. Amafaranga ashushanya ababosi babandi badatabuje nyine baduhatse, batuyobora ariko bakatuyobya, badukoresha nabi, uburetwa, ubucakara,
twibagiza Imana. Bamwe nk'Imana zacu nos idoles, ikigirwamana mu gisobanuro cyacyo ni ikintu cyose ukunda utaburira umwanya, kigutwara uruhu n'uruhande buri munsi kandi ukacyohokaho. Ngaho badatabuja utaburira umwanya buri munsi. Ese bashoboje ni bangahe kuri wowe? Harimo Imana. Ifaranga iyo wibeshye ukarikoresha nabi riragucurika ugacurama, yewe n'umusatsi ugacurama, rigasigara ryo riri kugukoresha. Kandi byaba ngo umunsi umwe hirya cyane kure muri Afurika, mu rugo rw'abakristu bari babanye neza kandi bakize banakundana. Umugabo yari dogiteri, umuvuzi kabuhariwe, n'umugore ari umucuruzi akajya kurangura mu mahanga. Mbese urugo rwari rufite ku noti. Ubwo rero urugo rukaba rwari rufite umukozi w'umukobwa wabakoreraga, akarera umwana, akabatekera ndetse no gukora isuku mu rugo. Igihe rero umugore yabaga yagiye muri misiyo z'ubucuruzi mu mahanga, umugabo nawe agahamagara wa mukozi ngo aze asase uburiri bwa nyirabuja. Uburiri bwa nyirabuja ababyeyi, wa mukozi bigeraho abwirwa uburyo azongererwa umushahara nakomeza gusigara neza nyirabuja ku rugo. Ndiriwe mvuga menshi aho nyine kwa dogiteri. Nuko igihe cyaje kujya nyirabuja ahindukiye, wa mukozi yawe kuma ufite nk'akabazo mu rugo iwabo ashaka gukemura, akihererana dogiteri akamubwira ko hari uburyaryate buri ku munwa, ko agiye kuvuga bya bindi. Nuko dogiteri akamupfuna nk'ibifaranga byinshi, dore ko yari yaranamwubakiye n'iwabo. Mbese yaramutamikije inyama mu kanwa, dore ko ntavugana inyama mu kanwa mu Kinyarwanda. Nuko ikindi gihe umukobwa yakumva afite akabazo akabwira shebuja ati, urabona nawe imirimo yambanye myinshi, ngwino ufashe ubuteka unoze n'amasahani, mabuja ataza kuncisha mu ijisho. Nuko dogiteri yatekereza uburyo umugore agiye kubimenya, kandi bo mbere abakristo b'intangarugero b'abakarismatike baba muri equipe Notre Dame b'intangarugero pe, byumvikana bizaba batanze urugero rubi nibimenyekana. Nuko n'imyotsi myinshi dogiteri agahitira mu gikoni. Umugore yaza agashima cyane uwo mukozi ko azi gutegura vana bwangu, ko ari igifaru, ko akora vuba vuba, atazi biri kubera nyine muri urwo rugo, atazi ibanga bari gukoreraho, ryabanga rizava mu ibati. Nuko umunsi umwe wa mugore aza gusanga umugabo we ari gukora mu gikoni n'andi masuku. Nuko nyine yibwira ko ari ubwicishe bugufi bw'umugabo we, dore ko ari mu gisibo. Ni nko kwigomwa buriya, kwibabaza, akajya gufasha umukozi. Umugore nanone ntiyaca iryera ry'ibiri kubera muri urwo rugo rwe. Nuko yavuga igira iti, iminsi y'igisambo irabaze. Wamujeza kubwira shebuja nako umugaragu we ko ananiwe, ngo aza mukarabya ibirenge amwuhagire, ngo nyirabuja ataza gusanga atarakaraba, ngo hatataza kubibwira umugore bya bindi. Wa mudogiteri no muri kwa kwicisha bugufi kwe kwadutse, araza atangira akarabya bya birenge bya wa mukozi nako bosi we. Mu gihe ari kubihanagura neza n'agasume keza, umugore barahageze. Noneho si ukubisha, ararakara cyane kubona umugabo we umudogiteri ari usiga woza ibirenge by'umuja, kandi watarigeze na rimwe amwoza ibirenge bye. Ako kanya ibyo umugabo byose yajyaga abeshya umugore by'ubutabazi budafite shinge na rugero birangirira aho ngaho. Noneho atangira abwiza umugore ukuri ku byabaye byose, nta na kimwe mukinze, uburyo yari yaracakaye. Ese mugore, usanze umugabo wawe wagukoye yarabaye umucakara w'umukozi wawe, wamukorera iki? Wakorera iki uyu mukozi wawe? Ibaze nawe wari boss ugahinduka kadogo, ugahinduka umuyaya, wari dogiteri ugahinduka kigingi, ntubone n'umuzigo. Kandi byaba nk'uko shitani itugumisha ku bucakara bwayo, ikagumye dutsikamira mu cyaha, ubucakara bw'icyaha babyeyi. Nuko wa mugabo mu bwishishe bugufi koko arapfukama, maze gusaba umugore imbabazi, amubwije ukuri kose ku byabaye. Wa mugore yirukana wa mukozi wari waracakaje umugabo we, umugabo wamukoye. Birumvikana umutungo w'urugo wari warahashiriye. Wa mugabo ukoresha uko abyumva nyine muri izo ngeso mbi kugira ngo ahishira bitwikire. Wa mutungo wari warashiriye kumuja nako nyirabusha. Wa mukozi nyine ataha gutyo. Nguko kwibohora kuri sekibi, yayindi gucakaza iguhemba, ya sekibi ushobora kugushukisha uruboho rw'amafaranga, igakubeshya kuzajya woresha igitiyo. Anya ubucakara, ngubwo ubugome bw'ifaranga ababyeyi. Noneho riba umwaka n'umuvumo igihe cyose uzarishora mu nyungu z'ubusambanyi, muri kwa kongeza abakozi igitaraganya, ushora imigabane muri iryo dini rya mpanguhe, kula ni kulipa. Bakristo bavandimwe, nguko uko ingo nyinshi zirara zisenyuka, zirara zishya ababyeyi, zigasenyurwa n'abakozi babacakara bagizwe ababosi, abamikazi,
kubera iki? Ifaranga. Umucakara ashobora guhinduka umutegetsi akakunyweza pe, umutegetsi ukomeye w'urugo rwawe wiyubakiye. Ngiki ikimenyetso cy'umukozi wahindutse bosi ni agasuzuguro, kurebera ku gikanu, ntiyongera kubaha, atangira apinga abari aho bose kuko nyine yabaye umwamikazi mu cyaha. Ubwirasi nka Sekibi nyine agatangira gupinga abo mubana, bya bintu byo gupinga abantu bamwe na bamwe ku kazi. Mujye mubyitondera, ntuzi icyihishe inyuma, uzajya ubishyiraho akabazo, uzarya urimenge, kuko abo bosi bashya nyine bazabegereje, babandi bacura iki by'agaciro bakabigira impfabusa nyine. Umwamikazi, nivugiraga umwamikazi w'icyaha, umugabekazi mu ngeso mbi. Ubu se koko nkomeze ndebera urugo rwanjye rusenyuka, rugasenyurwa n'umuyaya, umuzamu, kadogo, umukozi wanjye akaba ari unsenyera? Nivugiraga umukozi wa Sekibi, bosi wanjye akaba ari unsenyera koko? Nivugiraga bosi nka shitani, kandi byaba umubyeyi kuri iyo foto y'umwana wakuye mu muhanda ngo umwiteho, ukamuha akazi, ukamwambika, warangiza koko aho ukomeza kumugira umwana wawe, ngo ukomeze umusoze ku Mana, umufashe, umugire neza, bikazarangira ari ukugutegeka kandi akagutegekera mu bintu byawe. Mbese nta jambo kimufiteho. Kubera iki? Yagushyize mu bushakara bwa shitani. Shitani yagukoronije, irakugusha, iyo ukaba wagwira amazuru. Yezu umwana w'Imana, ngo utuye ingeso mbi zose zananiye kuzicikaho, zangiza umucakara w'abacakara n'abaja, ngo utuye ibyaha byanshakaje, ngo utuye abose nkorera bakanshura ikuzimu mu bucakara bwa Sekibi. Nanze gukomeza kubaho ntariho mu bucakara bw'ikuzimu. Yezu nyiribambe ndaje unyakire, kuko nahoze kure yawe, none ndagarutse. Databuja Yezu wankunze, unyakire. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Ibintu ni byinshi bitabigikwiye.